Ibidasanzwe ku mushinga w'utumodoka tugendera mu kirere uzahindura isura y'ubwikorezi muri Kigali mu mwaka w'ibihumbi 2040 biteganyijwe ko abatuye umujyi wa Kigali bazagera kuri 4,800,000. Icyo gihe bazaba bikubye hafi inshuro 3 z'abayituye uyu munsi. Birumvikana ko ubwiyongere bw'abaturage bujyana n'ubw'ibyo bakenera kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Iba hanini bigendana n'ibikorwa remezo nk'imihanda, inyubako, amavuriro n'ibindi, kandi ibyo bigatangira kwitegurwa hakiri kare. Ubwiyongere bw'abantu kandi n'iterambere ryabo nibisigana n'ubw'ibinyabiziga byongera ku kigero cya 12% ku mwaka. Iyi modoka zabaye nyinshi bizamura itumizwa ry'ibikomoka kuri peteroli birimo essence na mazutu, bisanzwe bigize 12% y'ibyo u Rwanda rukura hanze yarwo buri mwaka, ndetse bikaza mu bihenda abanyarwanda cyane. Ibi kandi bizongera ingano y'umwuka uhumanya u Rwanda rwohereza mu kirere, ushobora kuzagera kuri toni 12,1 muri 2030 uvuye kuri toni 5,3 muri 2015. Nyuma yo gusuzuma ibi byose byatumye umujyi wa Kigali ukora inyigo yagaragaje ko mu rwego rwo kugabanya ubwo bwiyongere bw'umwuka uhumanya woherezwa mu kirere ndetse n'ubwa lisansi na mazutu bihenze, hakeneye gutangira kwigira hamwe uburyo bwo guhindura urwego rw'ubwikorezi rugashingira ku ikoranabuhanga rigezweho rikoresha amashanyarazi aho kuba imodoka zikoresha lisansi na mazutu. Intego nuko muri 2030 nibura 30% za moto ziri muri Kigali zaba zikoresha amashanyarazi, mu gihe imodoka zigomba kuba ari 8%, izitwara abantu mu buryo bwa rusange zikaba 20% ndetse na 25% bw'izindi modoka zisanzwe. Birumvikana ko ibi byose bizagerwaho binyuze mu guhindura urwego rw'ubwikorezi bw'abantu n'ibintu muri rusange, ari nayo mpamvu leta imaze iminsi mu biganiro n'abafatanyabikorwa bari gukora inyigo yatuma isura y'ubwikorezi muri Kigali ihinduka burundu. Utumodoka tugendera mu kirere duhanzwe amaso. Kimwe mu bisubizo bimaze kuboneka mu rugendo rwo kunoza ubwikorezi ni ikoreshwa ry'utumodoka twifashisha amashanyarazi tuzaba twagejejwe muri Kigali bitarenze umwaka wa 2024. Ubu buryo buzwi nka Person Rapid Transit buzaba bugizwe n'utumodoka dukoreshwa n'amashanyarazi ashobora gukomoka ku mirasire y'izuba, tukagenda ku muvuduko ushobora kugera ku birometero 100 ku isaha, kandi kamwe kagatwara abantu bashobora kugera ku 8, nikagira umuntu ugatwara kandi kakagenda kadasakuza. Uyu mushinga uzashyirwa mu bikorwa n'ikigo Vuba Corp cyo muri leta ya Colorado muri Amerika ku bufatanye na leta y'u Rwanda, aho kugeza ubu impande zombi zikiri mu biganiro bya nyuma bizanoza bikanemeza imiterere y'umushinga mbere y'uko imirimo yo kubaka itangira. Amasezerano y'ubufatanye yashyizweho umukono ku wa 30 Gicurasi 2021 hagati ya Vuba Corp na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Munyabagisha Valence uhagarariye Vuba ku mugabane wa Afurika yabwigiye ko uyu mushinga ari igisubizo ku bikorwa by'ingendo mu mujyi wa Kigali. Utu tumodoka dushobora kuzagenda duhagarara kuri sitasiyo dufata abagenzi nk'uko bigenda ku modoka rusange, ariko hari n'uburyo tuzajya tuva mu gace kamwe tukagera mu kandi nta handi duhagaze.